ijoro ntiricya ngo mbivuge byose, umunsi ntuza ngo mbabone neza mbabwire ikiri ku mutima wanjye. Mbabwire ntimwagize umutima ukomeye, umwaka dore mwawugize umugisha, umwenda mwawugize umukiro uganje. Umwera ntawo twarakeye kubera imbabazi mwatanze, ubu ikimwaro cyaragiye duhora twumva ari mwe babyeyi. Mbese ko numva mfite ipfunwe kandi narabisanze ntyo ko imyaka yanjye indenganya kandi ko ntakwirengera, ese mugira ngo ntimwakoze? Ndavuga mwe mwagize umutima wo kubabarira abo bagome babahigaga nk'impiri maze bakabavuza amahiri nk'aho mwizanye ku isi. Na n'ubu sinumva uwo mutima. Njye mba numva ukomeye kurusha ibuye, oya nako ibuye ni rito cyane, ahubwo mba numva urusha n'urutare ukomeye cyane, bimwe biramba utatse imbabazi ndetse n'ubuntu. Jenoside iyo yabakorewe n'ishyano ryaguye turabizi, aho imitima yanyu yashenguye cyane mukabura abanyu ndetse n'ibyanyu, ariko kandi mukomere. Natwe abato bahakanye cyane bakirenza utwatsi bakahira bemye, bakanga kuba gito nk'abatindi, abadatindiye mu matiku barajwe ishinga n'ubunyarwanda. Turahari ngo tuzibe icyo cyuho, icyaha cyawe ntikibe icyacu. Kure y'umubisha bariho dutura, icyasha ababisha badusize, icyo kiturenge kigane hirya. Njya numva nanjye ayo mahano ntaho nayahungira, ngafata ku maso ubwo nkarira. Ni kuki Imana wemeye ko abantu bafata imihoro bagatema babagabiraga, amacumu yahigaga imihari akabashokamo akabatobora? Ni kuki nasanze umurage mubi? Ese ibi nibyo nahitiwemo, kwisanga mu bivume nkakura nsanga mfite ipfunwe ryo kuba mu bandi banyishisha? Dore amagambo ntacyo amaze kuko ibyo gukora birahari. Hari abarokotse iryo shyano twasanze bakomerewe, ubuzima bubababaje, kubaho ntacyo bikivuze, bakaba hariko bababaye, agahinda n'ishavu byuzuye, imitima yabo yarumiwe batanafite n'uwo batakira. Baracujwe ibyabo byose, nta rubyaro, nta muryango, nta nyenyeri, nta kazuba, nta rumuri na rumwe bareba, icuraburindi ribunzi wabo. Igicuku cyose indota rimwe babona amajya ahora basanga, batanaryama barazwa rubunda, babundabunda iyo mu bigunda. Icyo bakeneye ni urukundo, n'ubumuntu n'ubuntu, kandi byose turabitunze. Rubyiruko, ndabwira mwe mwaziye rimwe nanjye cyangwa se abaje nyuma yanjye, nyuma ya Jenoside twumva twese aho abatutsi batahumetse nta gahenge ngo baruhuke, imihoro ibahora ku gahanga, amacumu asimburana imbavu zabo, ifuni itava ku mitwe yabo, amaraso atemba nka Nyabarongo. Ese niki twigira kuri ibi bintu? Ese ninde uzavuga aya mateka nyuma y'indi myaka nk'iyi tumaze twibuka aya marorerwa? Rubyiruko, ko mbona ibindi byadutwaye abanzi bahugiye kutuganza, ariko si umunsi baturebye bakabona ko tujugunyanze, bakomeza kugoreka ibyacu, batwambika ibyo binyoma byabo ngo Jenoside ni igihuha. Natwe tukumva ayo mateshwa, ntituzasigara dushwana, ntitwibuke n'urwo rugamba rwacu, intwaro hasi bakadushwaza. Rubyiruko, ko muri izo mbuga tuzivuyanga, amafoto idupostinga yagera ku batuvuyanga, tukabahunga bakatuvanga, ni kuki dutuma bidegembya, batubyinagira batunyonga, bakatuzirika mu bwatsi bwabo kandi ubwacu ari bwo butoshye? Why? Dore amateka barayagoreka bakayapfobya bakayahakana, ariko ibyo nindi iba yabazonze. Iyo tubacurije baracubera, bakabora amajyo ndetse n'amaza, bakatuboroka bakabebera. Rubyiruko, ndabizi benshi mumeze nkanjye, mwumva icyasha iteka ryose kubera icyaha cy'abatubyaye, ariko se kandi ujya gukira indwara ko ayirata? Mwaretse tukava mu buretwa bw'ibi twaje n'ahadusanga, tukiyubakira igihugu cyacu, tukimika ubuntu n'ubunyarwanda. Hamuhari washaka b'indirimbo, mureke twibuke twiyubaka.